muramuzi cyane umukozi w'Imana hano muri eglise yacu, ni perezida wa zafu, na CEO, founder, chairman wa True Worship. Hallelujah. Bino misa mu chairman ndi kubona uri gutrending ahantu hose, hari mu chairman twese turi kubona, ntabwo nshaka kumusubiramo mu izina ariko nasanga we ni chairman. Hallelujah. So turi kumwe kandi na Frank nawe ni founder, ni visionnaire, ni chairman wa Messengers of Christ. Hallelujah. Urumva ko abagabo bikwishe kabisa, hirya y'amatiti ariko bafite n'umwuka w'Imana muri bo. Hallelujah. Icyo nicyo gikuru kandi dushimira Imana. Hanyuma sana udutegurira spirit of worship buri kwezi, waratwigishije byinshi bitandukanye, ariko waradusobanuriye kuramya. Ariko noneho tujya twumva bavuga ngo tugiye kwakira umuramyi, cyane mu nsengero barabikoresha iryo jambo, tugiye kwakira umuramyi kanaka, umuramyi Emi, umuramyi Tsiri, umuramyi Gabi Kamanzi, umuramyi Patient Bizimana. Ubundi umuramyi ni umuntu ukora iki? Tukumva wenda nubwo mu Kinyarwanda tutakunze gukoreshwa ariko n'abayisilamu by'abantu, yego, n'abakristo bararamya, ndetse bakera mu Rwanda rwo hakera bo babyitaga ku bantu, sibyo, barimo baraterekera imana zabo za kera. Ubundi kuramya bihuzwa bite n'imico gakondo y'abantu? Yego, sinzi muri kubyumva. Imico itandukanye ni gute ibasha guhuzwa no kuramya? Ubwo nguko Sam yari amaze kutubwira ngo umuramyi n'umuntu uba ubuzima butuma icyubahiro cy'Imana kigaragara. Imico gakondo yacu ihuzwa gute n'ubwo kuramya? Murakoze cyane. Yesu ashimwe.
wahuzwa gute n'umuco? Birumvikana umuco ni imyitwarire cyangwa se uburyo abantu babaho, abantu bo mu gice runaka cyangwa se mu gihugu runaka, ni uburyo babaho n'imigenzo y'icyo gihugu cyangwa se iyo ngoma ya cyane. So bihuzwa gute rero? Nuko abo bantu bari muri icyo gihugu cyangwa se bari muri ubwo bwami cyangwa se bafite iyo mico nabo bararamya. Reka tuvuge kuramya rero twebwe abizera twemere. Kuramya ndabizi ko mwagize cyane muri worship biva mu ijambo worship, kwikubita imbere, kwikubarara imbere y'ikintu runaka. Twe rero twizera nk'uko Sama bivuze, twikubita imbere y'Imana Data wa twese. Haleluya. Umuremyi w'isi n'ijuru. Ibyo bigaragazwa mu kuryama hasi, bigaragazwa mu kumugandukira, mu kubaho ubuzima umugaragaza. Niyo mpamvu yavuze ngo kuramya ntitubikora ahubwo turabigaragaza, tubibaho mu buzima bwacu uburyo tubaho. Ahantu bihurira n'imico rero nuko twebwe nk'Abanyarwanda, reka nifashishe twebwe Abanyarwanda cyangwa se n'Abarundi, reka nifashishe Abanyarwanda, natwe turaramya. Abanyarwanda bavutse ubwa kabiri bafite imico nyarwanda, niba bivugika sinzi, kandi bagomba kuramya Imana yo mu ijuru. Rero imico, reka bizane imico ntabwo ndabivuze gute? Okay, hari twe twavutse ubwa kabiri, twakijijwe, tumaze gukizwa twinjiye mu kindi gihugu aricyo cyo mu ijuru, siko tujya tuvuga. Kandi icyo gihugu nacyo gifite imico. Nitwaje hano Bibiliya, iyi ni constitution, ni itegeko nshinga cyangwa se ni igitabo kigaragaza uburyo abo bantu bo muri icyo gihugu bakwiye kubaho, cyangwa se kirimo imigenzo n'amabwiriza y'ukuntu abo bantu muri icyo gihugu bakwiye kubaho. Rero twebwe turi mu Rwanda, tw'Abanyarwanda, tugomba of course kugendera mu mico y'Abanyarwanda. Dufite ikindi gihugu twinjiyemo cyangwa se dufite ubundi bwami twagandukiye nabwo butugenga. Imana ishimwe cyane. So rero tugiye kubaho dute rero? Of course turi Abanyarwanda, twarize imico ya Kinyarwanda kandi none twariza n'imico y'igihugu cyacu. Of course igihugu cyacu nicyo kiri priority. Tuzabaho gute rero? Tuzareba, twifashishe itegeko nshinga ryacu ryo mu ijuru cyangwa se ryo mu gihugu tubarizwamo, tujye tureba ibintu by'ingenzi dukwiriye kugenderaho. Nidusanga ibyo bintu bigwa mu muco wacu, tuzabikurikiza. Ariko nidusanga ibyo mu muco wacu nubwo ari mwiza bidahura n'ibyo mu gihugu twinjiyemo, tuzayikurikiza. Birahura gutya rero isoza, birahura mu buryo tugiye kwifashisha imico yacu nk'Abanyarwanda ariko ihura n'imico yo mu gihugu twinjiyemo, hama ubuzima bwacu bugaragaza Imana. Murakoze cyane. Imico twinjiyemo mu gihugu twinjiyemo, ni gute rero nabasha kubaho ni muri icyo gihugu ninjiyemo mu buryo bw'umwuka? Reka nabyo twe kugisimbuka. Ni igihugu twinjiyemo mu buryo bw'umwuka nkurikije uko bisobanuye, ariko hari n'igihugu ndimo mu buryo bw'ifiziki. Uravuze uti hari imico dushobora gusanga mu muco w'igihugu cyo turimo mu buryo bw'ifizike, dushobora gusanga idahura urugero n'umuco w'icyo gihugu cyacu twinjiyemo. Nkafatira nk'urugero gatoya, mu muco gakondo tugira guhamiriza, umuco gakondo w'Abanyarwanda, kubyina, gushayaya n'ibindi bigendanye nabyo. So tukagira n'imyambarire ibamo. Yego, hari aho usanga umuntu ni umukristo, reka twusengera muri Zion Temple kuko niho turi, agiye mu itorero ribyina, bamusabye kwambara inshabure niba bikennye bikagera ahangaha. So asasabwa kunyitwara kwa tuntu. Imana ishimwe ko yaduhaye umwuka wera. Yesu yarabivuze, aravuga ngo umwuka naza azabayobora mu kuri kose. Umuntu ufite umwuka wera, iyo yambaye ishabure imugaragaza cyangwa se igaragaza ubwambure bwe, arabimenya ko ikintu akoze nyine ntabwo agiye kuramya. Yavuze ko kuramya ari ukugaragaza, nyine mu buryo tubaho. Agiye kugaragaza umwami yizeye. Nimba nambaye wenda ijipo igera ahantu, nkaba nambaye ijipo ituma hagaragara ibice byanjye, nakabaye mpisha nk'Umunyarwandakazi, nubwo numva ko nanone mu muco wacu ukuntu bigongana.
nyine n'intambara mu buryo butagaragaza umwami wanjye ariko bugaragaza umuco ngo nzaba mpisemo kugandukira wa muco kurusha kugandukira wa muco ninjiyemo. So ntekereza ko ni byiza ko niyo byaba, kuko nta tegeko ribihana utabigiyemo, niyo byaba bigusaba kubikora ariko uzi neza ko bitagaragaza umuco w'igihugu winjiyemo, ntekereza ko ntabwo ukwiye kubikora. Ntabwo birabona byose turabyemererwa ariko siko byose bitugirira umumaro. Ushobora kwambara wenda, reka mvuge ku gitsina gore, hari ukuntu bambara udupira twaje, mbabare nuvuge ngo tuba dukennye muri cya gice cyose kidahari, ngo niba ari kuri buto sinzi ukuntu batwiba, nyine ugasanga mu by'ukuri yambaye ubusa. Nyine natwe ubwacu twaje gusenga twamurangari, reka mvuge nk'abasore, urimo uramureba mu by'ukuri bari distracted, ntushobora kuramya ibintu dukorera mu rusengero kuko urimo uratinda kuri wa muntu, kandi mu by'ukuri umuntu wambaye aka gapira hari umuco runaka arimo yigana. So nubwo uyu muco yawigana ariko mu by'ukuri ntufitinga mu muco wo twinjiye. Ntekereza ko nawe uvuze ikintu cyo kudistractinga abantu bakunda gukoresha urusengero, wenda imana turabari kwibasira igitsina gore ariko niko bimeze. Akenshi usanga imijugujugu yose tuyitera ku badamu n'abakobwa, si ku myambarire yabo. Wamugeraho bamubwira utari ku bintu wambaye biraza gutuma umuntu aranga akakubwira ngo umuntu akizwa ku giti cye, sibyo? Yarangiza akakubwira ngo uwo muntu uri bugushwe n'uko nambaye, cyangwa se ubuzwe kuramya Imana n'uko nambaye, n'ubusanzwe n'uko atarahagaze. Ibyo bisiko bijya bigenda usanga abo bantu babiri, hari umuntu umwe wahuye n'ikibazo, yananiwe kuramya Imana kubera kanaka, reka mvuge Hadija, ntabwo kuri mahanga, sibyo? Kubera Hadija wakijijwe akaza ariko akagira imyitwarire runaka izo gutuma abantu babona yuko ahubwo byabaye icyaha, uburyo yagaragaye byabaye bibi, ariko Hadija yajya kwidefanda akavuga ngo uwo muntu uri kunanirwa guhimbaza Imana cyangwa kuramya Imana kubera ukuntu nambaye, ubu ngo n'ubundi ntabwo agakiza ke gashimwe. Abo bantu babiri wafashe uti uhuye nabo bari bahanganye. Nimba ndi hano nkatanga ruswa hariya, umuntu
gukurikiza amahame ya cya gihugu, amahame yavuze itegeko nshinga. Ni ijambo ry'Imana riratudayiregitinga uburyo dukwiriye kuba. Wakumva ibintu ukora bihuye, kabone n'ubwo ibintu waba ukora itorero ryawe ritabyemera, Bibiliya ibyemera, uzafurowinge Bibiliya kubera yuko nicyo gihugu winjiyemo. Igihugu winjiyemo ntabwo ari idini usengeramo. Icyo kintu cyumvikana. Idini usengeramo n'uzumva ariko ubuze ikintu Bibiliya ikwemerera gukora, uzakora icyo itegeko nshinga ry'igihugu winjiyemo rikubwira gukora. Kuruta kuko idini, umuntu yaravuze ngo ubeshya idini ko ukijijwe, wapfa rikakubeshya ko ugiye mu ijuru. Kubera iki? Ntabwo wigeze umenya amahame ya cya gihugu ugiyemo aba ariyo ukurikiza, kubera yuko nugenda ba bandi bazakubwira bya bindi bakubwiraga, ariko hari urundi rubanza ruzaba ruhari kuko hari itegeko tubahirije. Cya kibazo rero kigahita kiza. Uwo muntu wagushijwe nuko hari ibintu yarebye, ubona ashaka kuvugaho cyane watumye ajya muri ibyo, ni wa muntu wabikoze nkana yitwaje yuko wabibona akaba yaba adahagaze, kandi ariwe witwa ko ahagaze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu ugusha, sinzi wenda niba nta undi ndivuga neza uko byanditse ariko mwita kubyumva, umuntu wese uzagira uruhare mu kugwisha undi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo birutwa n'uko ngo bamuhambira urusyo ngo bakamujugunya mu nyanja. Kumuhambiraho urusyo cyangwa ikintu kinini ni nko kuvuga ngo agende mu nyanja ntanagaruke. Urabizi ko iyo rigeze mu nyanja rizamuka, ariko wagiye wenda agapfa yakongera akazamuka. Sibwo icyiza ni uko ngo bamuhambira urusyo ngo bakamujugunya mu nyanja akagumamo ntiyongere kuzamuka. Kubera iki? Ikintu yakoze ni ikintu kibi, kubera ko yagwishije undi muntu, yagwishije undi muntu wari uhagaze. Yesu ashimwe cyane. Ubu ngubu ni umuntu ubikora nkana yitwaje yuko uwo yaba agwishije yaba adakomeye. Ikindi twibuke ko wenda twakunze gukoresha igitsina gore nicyo twibanzeho cyane, ariko si nacyo gusa. Mwibuke yuko abagabo ibyo ni ibintu tutahindura, umwuka wera nawe atahindura, ko ni ko Imana yaremye umuntu. Umugabo ashukwa cyangwa se atwarwa n'ibyo yarebye, umugore agatwarwa n'ibyo yagize gute yumvise. Ibyo ntabwo aribyo byanditse bavandimwe. So rero icyo bishatse kuvuga ni iki? Nimba uzi yuko umugabo agwishwa cyangwa se atwarwa n'ibyo yarebye, irinde kumwereka ikintu cyatuma agwa ukajya muri ba bandi ijambo ry'Imana rivuga ngo urabutwa nuko bari kujugunya mu nyanja bakwambiriye urusyo, sibyo? Hanyuma wa wundi rero ugwishwa nabyo nawe mugaruke. Nubwo ibyo bintu nabyo nyine watwawe n'uko umuntu ateye, niba uri umusore wenda cyangwa uri umugabo watwawe n'ibyo warebye, ariko ntibiguha uburenganzira bwo kugenda utinza amaso ahantu ubona wagwira, sibyo? Utinza, niba wari wagenda mu muhanda ukabona umukobwa aciwe yambaye ko agahita ahindukira gutya kugeza, yandi magambo irinze gutinza amaso yawe ahantu ubona wagwira, ngo ndi kubwira wawe. So ikindi kandi wibuke yuko nabyo birajyana n'amarevuzo na revo umuntu aba ariho, sibyo? Hari revo umuntu ageraho ntabwo ari mu mikino myinshi, ariko nanone ko tutazi abantu bose revo turiho, mureke kwitwaza yuko wambaye ibyo ushaka, ahubwo wirinde ko hagira umuntu ugwisha, Imana ikakubona nkaho bimeze nko bakaba bakujugunya mu nyanja, kugira ngo utazongera kugwisha abantu bayo witwaje yuko wambaye ibyo ushaka. So ibyo ni ibyifuzo byacu, kubihaza bitandukanye no guhaza umutima w'Imana. So rero kubera yuko ijambo ry'Imana riravuze ngo ntabwo ari jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho. Niba ari Kristo uriho muri wowe, wikora ibyo ushaka, ukora ibyo Kristo ashaka muri wowe. Kristo uri muri jyewe nabwiye ngo nikore biriya, ntabwo ashobora wamubeshyeye. azaba ari ikibwiye buryo azaba ari nde? Impamvu bivuga ni amafaranga azi kumfasha, ariko impamvu bivuga gutyo, umwuka wera ntabwo akora ikintu cyatuma mugenzi wawe ahungabana,
sibyo? Umwuka wera ntabwo ashobora kumubwira ngo nigende w'inzoga kugira ngo niza kukubwiriza uze kunyumva nka mugenzi wawe b'abasinzi, sibyo? Imana ntigikoresha icyaha kugira ngo ikize umuntu, ahubwo Imana ikoresha umuntu kuva mu cyaha. So none kuki wumva yuko Imana yajyana mu cyaha kugira ngo igukize? Imana ntabwo igikoresha icyaha kugira ngo ikize umuntu, ahubwo ikoresha umuntu kuva mu cyaha. Komeje ku nzoga kandi ndacyari guhuza cyane ibintu by'imico no kuramya, kubera ko ibyo bintu bikunda kuba bariyeri ku bantu cyane, sibyo? Uyu munsi dufite Bibiliya yera, sibyo? Tukagira na Bibiliya ntagatifu. Iyo ubirebye mu Rwanda zose zizanwa n'icyitwa umuryango wa Bibiliya mu Rwanda. Yego, umuryango wa Bibiliya ni utanga Bibiliya yera ugatanga na Bibiliya ntagatifu. Ni ukuvuga itegeko nshinga ryo muri ry'iyo Bibiliya ni rimwe. Sinzi wenda niba hari ama-interpretation y'idini ashobora kuza gutandukana, ariko ubundi niba umuryango wa Bibiliya bizana byose byitwa Bibiliya yera na ntagatifu, reka byose n'ubundi ni yera, ni ntagatifu. N'iyi ngiyi Frank afite ni ntagatifu. Nuko byagiye mu Giswahili nyine. Ngasigara nibaza, muri Katolike usanga uje ku nzoga aravuga ngo bemerewe kunywa inzoga, sibyo? Katolike bemerewe kunywa inzoga, ariko abafite Bibiliya yera barazibujije, ariko si na bose, sibyo? Kuko no muri Anglikani ntekereza niba bafite amakuru atari menshi cyane bashobora kuba bazemerewe. Yego? So, iyo Bibiliya, iryo tegeko nshinga dufite, ndahita mbifatira no ku bakozi b'Imana bamwe tujya tugabana international, ntabwo bivuga amazina, ariko ntekereza ko nk'umwe turi hano mu Rwanda natwe twese dushobora guhura tukajyayo tukajya kumva ubutumwa bwiza ko afite ijambo rifite imbaraga, ariko si rimwe si kabiri namubonye arimo gukora nka live kuri Instagram cyangwa ku mbuga nkoranyambaga afite ikirahure cya wayini n'icupa ryayo rifite volte na 50. Uwo ni umupasiteri w'itorero rya Revival ry'ububyutse rimwe ry'umuriro kabisa, Holy Spirit fire, sibyo? Hanyuma abo bantu tuzamenya kubihuza dute dushingiye kuri rya tegeko nshinga dusomera intarama tukavuga ngo kunywa inzoga ni icyaha, ryasomerwa muri Amerika cyangwa ryasomerwa muri Katolike rikagaragaza ko kunywa inzoga atari icyaha. Iryo tegeko nshinga ryari rifite kwivuguruzanya hagati muri ryo. Frank dusubize. Ibibazo birakomeye. Kristo ntabwo ari gushyira mu bibazo. Reka bisubize mu gihe nagira amahirwe yo gukora theology. Uburyo Bibiliya yanditse. Niyo mpamvu kubaje kuko actually ejo muri Frank ngo bari bagraduatinze hamwe na pastor muri rya shuri bigagamo, rero afite ubumenyi buhagije kuri theology, aradufasha kubyumva neza. Buhagije ariko reka birageje. Ni ukuvuga ngo uburyo Bibiliya yanditse, Timoteyo wa kabiri igice cya 3:16 Paul yabwiye Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byera byose ngo byahumetswe n'Imana, ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu, igihe ugerageza kubivuga, no kumuhanira gukiranuka, umunsi w'agakondo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. So Bibiliya rero mu by'ukuri Bibiliya ni impumeko y'Imana, ariko Imana yahumekeye mu bantu, abantu bafite ikaramu barandika. Rero biriya bitabo byinshi bibonekamo, njye mfite Bibiliya ntagatifu muri telefone yanjye, biriya bitabo byinshi bibonekamo kunywa gakeya, amen, mujye munywaho, biri mo hagati muri ntagatifu, kubera ko bavuga ko hagati y'isezerano rishyashya n'irya kera ngo haciye imyaka 400 niba nibuka neza. Icyo gihe rero Imana ntiyavugaga, kandi wibuke ko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, abantu bandikaga bahumekewe n'Imana. Rero niba Imana itaravugaga, bariya bantu biriya bitabo niho biri nyine, niho byazi, abo bantu niho bandikiye. Abantu rero baribaza, aba bantu banditse ibintu bakuye he ko Imana itavugaga, yari yaracecetse? So hakaza rero confusion. Rero abantu batoranyije Bibiliya twebwe twemera abakristo nyine abakristo batandukanye nabo bandi bajya kwitoranya, ni nayo mpamvu bari muri formation abantu bagenda bitandukanye, kuko hari ibyo batemeranaga n'abandi. Ibi bitabo
icyo Imana itavugaga. nuko biragaragara nyine isezerano rya kera turabizi rigizwe n'ibitabo bitanu bya Mose n'abahanuzi. Nyine hari ibitabo byari byaranditswe bizwi. Noneho isezerano rishyashya ryari ritaraza, ibyo rero byari bihari biri ku ruhande. Abo bandi baraje bakubita aho ngaho nyine barandika nyine ibitabo bya mbere by'isezerano rya kera byari bihari. Rero ibyo byaje nyuma rero isezerano rya kera kandi Imana yari yaracecetse. Kuki tutafata ko muri iyo myaka 400 sibyo, ahubwo abo ngabo bavuga ko Imana itavugaga aribo batayumvise, ahubwo abo banditse ibyo bitabo bakaba barabwirwaga n'Imana. Ntekereza ko twebwe icyo dukora turi agakiza gashingiye ku kwizera. Hari akabaye example yamfashije. Umugabo yagiye kubwiriza abantu babwiriza umwaka baramubaza, ariko ibyo biri kuvuga ngo Yesu yakirije abantu, ngo Yesu yakoze, ngo ubivana he? Yesu ibyo bintu abikora wari uhari? Umugabo biramucana. Ibyo bintu biri kugutera urwango biri kubwira abantu wabihagararaho wari uhari? Umugabo biramucana kandi bimucana. Umwuka yaramuvugiramo aramubwira ngo mubaze ko afite mama we. Aramubaza, wowe ufite mama wawe? Undi aramubwira ngo mama wanjye ndamufite. Uramufite? Ati ndamufite. Wabwiwe n'iki ko ari mama wawe? Kuba kubyara utari uhari? Ati ibyo biragaragara. Ati ndebe. Ati unanebye nawe ukamureba. Turasa pe. Muraguba musanga bivuze ko ari wowe wakubyara. Ikindi ati niho nakuriye, abantu bose barabibwira. Ushobora kwisanga uri mu rugo ukareba ujya imyaka 24 ukazasanga urubyaro atari wawe. Abuze uko bigira ngo ati tureke kubitinda, nanjye byiyumva ni nko kumubwira ngo ndabyizere. Rero agakiza mu by'ukuri ugiye gushaka ibintu bifatika bishobora kukuvuna. Agakiza ibintu turabyizera. Agakiza gashingiye ku kwizera. Ariko kwizera ibyanditswe mu buryo bugaragara. Ibyo ngibyo biri hagati abagiye kubitoranya njye nari mpari, ariko mu by'ukuri iyo urebye n'ibintu birimo ushingiye n'isezerano rya kera ryandikiwe n'igihe abagabo baziye ukuntu byanditse, urabona nimubisoma bitwa bene Siraki, nimubisoma muzabona ko harimo amarangamutima, hari n'imvugo ya muntu cyane kurusha imvugo y'Imana. Nicyo nasubiza. Noneho nari mu kubaza cya kindi rero, Bibiliya twasomeye hano Kigali niyo basomeye muri Amerika, ni gute zishobora kuza kandi ziri gusoma n'abantu bakavuga ko bari mu mutaka witwa ubukristo, christianisme, ariko ugasanga haje n'ikintu kimeze nko kuvuguruzanya uburyo beterepureta Bibiliya. Ese nta gihe dushobora kuba tweterepureta Bibiliya dukoresha amarangamutima, abandi bagakoresha umwuka, ariko byose bikitirirwa Bibiliya? Iki kibazo ni cyiza cyane rwose. Iyo uri gusoma Bibiliya hari ibice bitatu by'ingenzi ugomba kwitwararika. Icya mbere cyitwa observation cyangwa se observation. Nyine you just read through, urasoma nyine nk'uko nasoma ikinyamakuru. Indi ya kabiri ni interpretation. Noneho urenga ku kureba ibyo urimo usoma inyuguti, ukajya ubwira ugatangira kwibaza ibintu bibazo. Niba wanditse ikintu gitabo yacyanditse ryari, yacyandikiye bande, yacyanditse kubera iki? Aho rero kuko Bibiliya n'uburyo yanditse sinubijyemo cyane, abantu bandikirwaga bari mu mico runaka. Niyo mpamvu n'umwanditsi akenshi yavugaga yitwaje iyo mico y'abantu. Muzabona abantu benshi bamwe bafite imisatsi batajya bayogosha kubera ko Paul yabwiye itorero ry'i Korinto ku bijyanye n'imisatsi. Abandi mubone abagore batajya bavugira mu iteraniro kubera ko babwira icyo kintu kigarutseho. So rero ibandika bitwa nyine bifashisha, nk'uko nanjye nakwandikira itorero ry'intarama. Ntabwo najya kubabwira, ntabwo nabandikira ngo njye gufata igereranya, wenda nijya kugereranya vuge ngo wenda ngo gari ya moshi nk'umugwi ica iruhande rw'umuhanda, ngo ni ko umuntu akwiye guca iruhande rwa mugenzi we. Wenda nzagerageza kwifashisha ikigero cy'ikintu buri muntu wese ashobora kumenya. So rero mu by'ukuri iyo ugiye muri iyo interpretation uri gutangira kubona karica umuco, imico harazamo igihe Bibiliya yandikiwe, harazamo abantu yandikiwe cyangwa se umuntu yandikiwe, hanyuma icyo kigero kirenge. Iyo umaze ibyo byose kubyumva, niyo mpamvu iyo tugiye gusoma Bibiliya ntabwo tuyisoma turayiga. Iyo ugiye kuyiga ubanza kwakira Umwuka Wera kugira ngo agufashe, niyo ushoje uramwakira. Iyo rero tugiye kujya ku gice cya gatatu aricyo cyitwa application cyangwa se application, gushyira mu bikorwa, uribaza ko abo bantu bandikiwe bino bintu babwirwa ibi n'ibi,
mu by'ukuri ni iki ngewe nuko birashaka kubigisha. Ntabwo ukora direct translation guhita ubifata bya bintu okay byababujije kugira gute kwambara wenda amapantaro ngo nawe uhita ureka kwambara. Uribaza kuba abantu babwira bari muri ibi bihe yababujije amapantaro kubera impamvu n'iyi, kubera iki? Amen. Ngewe n'usoma n'amagambo ni iki birishaka kubigisha. Noneho ubyita printing ujyanye n'umuco wawe, nyine mu muco wawe urabyita interpretation ariko wifashije n'umuco wawe. Kuko ngewe nindeka wenda tuvuge umuguzi urugero rwo muri Bibiliya, hari ahandi bavuga ngo kutagira inyama, niba inyama zigeze zikagurisha mugenzi wawe abakora n'abambere urakoze ngo uzibonere. Mu by'ukuri ngewe nimba umuntu tubana mbana n'umuvandimwe wanjye, nimba iyo zigiye zitamugwisha kuko nzareka kurya inyama kubera ko babivuze muri Bibiliya, nzareba nyine ntabwo ndinjije, ndasomana ubwenge nkuko rero ari kujya amanyobore, ndareba mu by'ukuri uyu muntu tubana izi nyama ziramubangamiye, sinjye kwita kuritinga nk'uko umuntu w'ikorino yaba arimo asubira imbere. Nibona zitamubangamiye azazirya, ariko nibona zimubangamiye nanjye nsigira ku bikorino babwiye ibyo bintu, nanjye nsigurira twahita twumva izo nzandiko na umuza ku muco aho ku mugani babandi bavuga ngo uru rwandiko ni urwandikiwe abanyakorinto ntabwo rwandikiwe abanyarwanda. Ntabwo bashobora kuba bafite rezo nini cyane, ariko nanone babirengagije igice cya gatatu navuze gushyira mu bikorwa ko ryandikiwe ikorino kandi Imana yabwiraga abantu bose ariko icishe mu bikorino. None niyo kwapurika uravuga yewe Imana yashaka kuganiriza iki nifashishije ibintu byandikiwe abikorino. So rero iyo utagiye kuri icyo gice cya gatatu ugasigara ku cya kabiri, wowe uba wiguyemo kandi ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi Imana yakomerekeye abo bantu kugira ngo natwe tugereho bibashe kudufasha. ikibazo kiragasa nakora iki kugira ngo umenye koko ko naramije Imana by'ukuri, cyangwa se ko umenye ko naramije Imana, reka mvuge gutyo ariko ngeraho by'ukuri umenye ko naramije Imana. Kuko Frank yatubwiye ngo hari ibintu bibiri bihari, either kuramya Imana cyangwa kuramya ikitari Imana. Ni iki nakora kugira ngo umenye ko naramije Imana? ikintu kimwe kandi cyoroshye ni uko Kristo tuyoboza, Ati umuntu ufite ikibazo yemerewe kuzamura ikiganza tukamuha mikoro akabaza. ni uko Kristo atuye mu buzima bwawe. Uti twebwe kugira ngo tugere ku Mana hari umuntu witambitse hagati atubera ikiraro kitugeza ku Mana. Nibuke yuko twari kure y'amasezerano, twari kure y'Imana, twe twaratandukanyijwe nayo. Ikintu yaje gukora ni iki? Yaraje yitambika hagati abantu nk'ikiraro tugenderaho tukagera ku Mana. Mu yandi magambo, ahari icyo kiraro kitari ushobora kugera ku Mana. Ibyo bintu turi kubyumva, ahari ikiraro kitari ushobora kugera ku Mana. Ikiraro ni iki? Ni Kristo. Yaravuze ngo ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawajya kwa Data atanyuze ataribyo gutwara. Mu yandi magambo, kugira ngo umenye ko waramije Imana nuko Kristo agomba kuba ari hagati yawe n'Imana. Mu yandi magambo, Kristo atuyemo. Iyo tuvuga hagati yawe n'Imana, ntabwo uri kuvuga ngo Imana iri hariya ngo Kristo ngo ndimashina ko ari hano ngo nanjye ndi oya. Bingana n'uko atuye mu buzima bwawe. Iyo Kristo akiri mu buzima bwawe, uba ufite ikiraro cyakugeza ku Mana. Iyo uramije Imana, byaba bikunda ugerayo direct, kubera yuko nta rusiga rumwe rwitambika hagati yawe n'Imana. Ariko iyo Kristo atari mu buzima bwawe, ushobora kuramya Imana. Nzabimenya rero ko naramije Uzabimenya ndongera ngaruke kuri cya kintu yavuze ko Imana ishimwe ko yaduhaye Umwuka Wera. Iyo ufite Umwuka Wera, hari uburyo bwinshi Imana yakwishuraho kugira ngo umenye ko wasanganye nayo. Ariko ni ibintu bigoye kubisobanura mu magambo gutya atari ururimi rw'umwuka, sibyo? Kubera ko kuramya ntabwo ari igikorwa cy'umubiri, ni igikorwa cy'umwuka. Icyo kintu tucyemere. Kuramya si igikorwa cy'umubiri, ni igikorwa cy'umwuka. Kugira ngo rero umenye uburyo wagikoze neza, biragoye kukivugira mu mubiri.
yaba wari uzi bahishe kwicara kureba iyo ndimo ndasimbuka mba nishakisha, ariko iyo nicaye mba nabanje gukonekita. Akenshi iyo uri kuririmba bifasha gukonekita byihuse. Rero amagambo undi yarebye abirebera mu mubiri, kubera ko udashobora kumenya ko umuntu yahuye n'Imana. Kumbe abandi bicaye hariya turi kubabwira muzamure amaboko muhaguruke, niba mugenzi wawe yicaye muhagurutse urimo uramubangamira wabona aribwo yakonekitinze. So mu yandi magambo si ikintu umuntu abona ko mugenzi wawe yasabanye n'Imana, ni ikintu umwuka wawe wumva ko yasabanye n'Imana. Urakoze cyane. Ntekereza ko mu by'ukuri uko abantu bose bavuze ubwa kabiri n'abaramye kandi baramye muri bo, rero niwe wenyine umenya ko babikoze neza, kuko niburamo umuntu ukora ikintu umenya kugikora neza cyangwa kugikora nabi. So niba umenya ko twamuramije neza umuvuna rw'iyo byose abivugaga, nta muntu wabimenya. Mwebwe mwadushimira natwe turirimba ukuri tukanezerwa ko yadukaye, cyangwa se umushimira ko mbayeho umwana mwiza mu byo ureba, kuko wowe atari we bikorera we yambaye. Rero uwo turamenya ni umenya ko tubikora neza cyane. Kubura ubushobozi bwo kuguruza abantu bajya bashyiraho indirimbo kuri YouTube bakagamo indirimbo 20 nziza zo kuramya Imana. Ntabwo byemera. Bari bavuga indirimbo nziza zikunzwe n'abantu bakunze, ariko zo kuramya Imana se urashingiye ku ki? Ko atari wowe urabona, niwe turamya, niwe washyira ku rutonde rwiza rukwiriye, kuko niwe ubikora. Hari umuntu ufite ikibazo, kuko hari uwagira ikintu amaze kumva ikibazo, sinzi nawe undi ufite ikibazo. Niba ngombwa wenda wabaye imbere yanjye yegujema afite ikibazo ndaje mwakira. Hano hari umuntu waje ikibazo nishaka kugisubiza umwe ntimwunganirane. Arabaje ngo ese ko tubona mu nsengero nyinshi abantu baba bakora indirimbo zitwa zo kuramya, ariko iz'ubutumwa babwira abantu kwihana tutakizumva, ese nuko niko Imana iri guhamagarira abaririmbyi gukora, cyangwa n'umwanzi watwinjiriye? Ikibazo gishingiye ku bintu bibiri. Hari indirimbo ngo twita izo kuramya, ariko noneho zazindi zibwira abantu ngo mwihane ibyaha muhindukire Yesu araje, zarabuze mu nsengero. Ariko baza ati niko Imana iri guhamagara abantu muri ino minsi, niko iri guhamagara abaririmbyi, cyangwa ni Satani watwinjiriye watwibagije kuvuga ubutumwa bwiza? Biragoye kuvuga ngo uzaza rya Yesu umukumbuye ngo mwihane. Iyo ndirimbo mu by'ukuri kuyumva ushobora kuyumva, ariko biragoye ko yamfasha gukonekitinga byihuse, sibyo? Munyumve neza, kano kantu kumve neza. Biragoye ko yamfasha gukonekitinga mu mwuka, ariko nshobora kuyumva nkatsindwa mu mutima, sibyo? Niba ntarihana nkihana. Yego? Kumutekereza. Okay. Mu yandi magambo, hari indirimbo z'ubutumwa bwiza zibwira abantu kwihana ibyaha bagakizwa, bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Abantu bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, iyo bamarije kwihana bagakizwa, bigenda bite? Babaho ubuzima buramya Imana. Reka kamukumva, iyo tumarije gukizwa, none se urugero, nimba Franka yarihanye agakizwa, akakira Kristo nk'umwami n'umukiza, sibyo? Nkomeze mubwire ngo
ihana ibyaha yarabibabariwe. Nkomeze mubwire ngo ihana ibyaha, ihana ibyaha, Yesu yaramupfiriye. Ibyo bintu kubyumva warabikoze uba wumva iyo mesaje atari bubireba. Kubera iki? Icyo wagombaga gusoma kuri iryo jambo waragikoze, cyangwa iyo mesaje ni ngombwa ko isohoka kugira ngo yumvwe n'undi muntu utarihana, kugira ngo nawe yihane. Sibyo? Iyo tumenyeshe kwihana rero twinjira mu kindi cyumba cyangwa mu kindi gihugu, nk'uko twaza tubivuga, noneho kibamo abantu baramya Imana, noneho akagenjiramo za ndirimbo zihamya Imana. Sibyo? Abo bantu bakaba umunezero wo kuramya Imana no guhimbaza Imana. So n'indirimbo indirimbo iramya Imana, irimo amagambo aramya Imana, ntabwo Satani yanyinjiriye kubera yuko icyumba ninjiyemo ndi kuririmbiramo hari abandi bantu ndi kubwira abakiriya. Sibyo? Ariko kandi ninsohoka cyangwa se ninumva nshaka gusohora iyi ndirimbo y'ubutumwa bwiza bijyanye n'uko Imana yabimpaye, kuko ntabwo dusohora amarangamutima yacu, dusohora ibyo Umwuka yaduhaye. Sibyo? Umwuka w'Imana akameza gutanga indirimbo y'ubutumwa bwiza, nibuyisohore ariko iyo ndirimbo irimo irabwira umuntu utarahuye n'ubutumwa bwiza kugira ngo yihane akizwe. So ntabwo ndi bubyite ngo Satani yinjiriye abantu. Icyo akoze, hari indirimbo namwe turirimba Satani yinjiriye abantu, ibyo nabyo ntabwo twabireka. Izo ndirimbo niziramya Imana, nizihimbaza Imana, si ubutumwa bwiza. Nanze kuzivuga kuri impamvu z'umutekano w'abantu hano tudatatu bajajinze, ariko nawe murazizi n'abari bamubona murazumva. Sibyo? Hari indirimbo wumva wayisesengura ukumva si indirimbo yabwira umuntu kwihana, ukumva si indirimbo ikumbuza umuntu umusaraba, ukumva si indirimbo ibwira cyangwa se irimo iharamya Imana cyangwa ihimbaza Imana, ukumva ni nk'ikindi kintu kiri hariya, kandi icyo kintu nacyo kirimo kirinjira mu idini, kirimo kirinjira mu itorero. Umusore ukoresha kirimo kirinjira mu itorero. Icyo ni cyo twakwita ko Satani arimo araza. Impamvu ntagikomojeho kuko ntakibajije murakoze. Hari ikibazo kijyanye n'ibyo Frank yavuze, ute ko wageze muri icyo gihugu, cya gihugu wahoze wamenye ute ko wakigezeho? Jembe wegere hafi baguhe mikorofone tubaze ikibazo. Wamenye ute ko wageze muri icyo kibazo? Amenye muri icyo gihugu. Reka mbanze mbese amuvuze mu gato. Kuramya no amenye. Iyo turimo turamya Imana, navuze ko tubikorera Imana. Rero indirimbo zose zimuvugaho, zimusingiza, nyine ni umwami, kandi ni umwami w'abantu. Abo bami ni bande? Ni twebwe bivuga ko agize abami n'abatambyi. Indirimbo zose zimuvugaho, zimusingiza, zivuga ko ari mwiza, izo ndirimbo ziraramya. Ndavuga iyo turimo turirimba. Hanyuma nanone indirimbo zibwira abantu icyo yakoze, cyangwa se zibutsa abantu impamvu yabo yo kubaho, ni indirimbo z'ubutumwa bwiza. Rero indirimbo z'ubutumwa bwiza zibwirwa abantu Imana ntikeneye kwihana. None abakora indirimbo z'ubutumwa bwiza bo ntabwo bari kuramya. Ntekereza ko nivuga ubutumwa nk'uko nazakubwira Ivuga ubutumwa bwe ntabwo ari ukuramya. ntabwo ari ukuramya mu buryo kuramya ni ubuzima, ni uburyo umuntu agaragaza Imana. Ariko mu buryo bwo kuririmba, indirimbo twita izo kuramya ni indirimbo zisingiza Imana, ni indirimbo zirata Imana, ni indirimbo zivuga akabero k'Imana n'icyo Imana ari cyo. Ariko iyo njana nabwira abantu biravuga gutya, mwihane mureke ingeso mbi, mu by'ukuri ntabwo ndimo ndamya mu buryo bw'indirimbo, ndimo ndabwira abantu icyo ijambo ry'Imana ribashaka. Ahubwo ibyo ngibyo niba atarihana, biraza kumusunikira mu kumuhindura umuramyi, ngo ntiwaramya utaramuramya. Amatangira kuramya biragaruka ko aba bantu babiri bose barakenewe. Nibyo Samu yavuze, ushobora kuririmba indirimbo iramya Imana, ariko ushobora no kuririmba indirimbo ivuga ubutumwa. Njyewe ntekereza ko n'ikibazo gihari, abantu barasunikana, uririmba indirimbo z'ivugabutumwa avuga ko uyu nguyu uramya atajya aririmba indirimbo zihimbaza Imana. None umuramyi n'umuvugabutumwa bose ntabwo, iyo umuntu ari kuvuga ubutumwa muri make bavuge ngo uri kuvuga ubutumwa ntabwo uri umuramyi. Oya, ntabwo aricyo navuze. Umuramyi nka definisiyo twatanze, umuramyi ni umuntu ubaho ubuzima bugaragaza Imana. Ariko mu buryo bwo kuririmba, iyo ndi hano nkaririmba ngo mwihane, muhindukire, Imana ibagirire neza, cyangwa se ubwo ihembura ubuzima bwanyu, n'undi urimo uvuga ngo uri mwiza, uri mwiza, imbabazi. Abantu baririmba ibintu bitandukanye.
uyu arimo arabwira abantu uburyo bakwiye kugenda, uyu nawe arimo arabwira Imana uburyo ihambaye. ubwo mu buryo bw'imiririmbire niba byumvise neza ndetse ngerageza gukaraga ubwo twumve ko Mbonyi atari umuramyi mu buryo bw'imiririmbire. Ubu turajya mu ndirimbo ze, hari indirimbo ze zimwe tubona nk'indirimbo z'ivugabutumwa, hakaza n'izindi tubona nk'indirimbo zo kuramya, kuko umuntu uvuga ubutumwa n'ubundi ni umuntu w'umuramyi. Ntabwo wavuga ubutumwa utahawe n'umuntu nyine uguha ubutumwa, kandi tuvuga ubwande, tuvuga ubw'umwami Yesu. Ikibazo cyawe ariko mwabavuze ko icyo gihe nabonye igihugu wakigezemo gute? Yohana icyo cya 11 aravuga ngo yaje mu bye abe ntibamwemera. 12 akavuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Wamenya gute ko winjiye muri icyo gihugu mu gihe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe? Winjiye muri icyo gihugu urakira ibindi bimenyetso bikugaragariza ko winjiye muri icyo gihugu. Igihe wizeraga byarabaye, kandi waba umwuka wera nk'igihamya cy'uko uri umwana muri icyo gihugu. Ni uko ubyizera ntabwo uri kubibwira. Murakoze. Ikibazo nagize, murabizi yuko twabaranye twavutse bwa kabiri, hanyuma umwuka w'Imana uri muri twebwe niwo uduha izo mbaraga zo gukora icyo gikorwa cyo kumenya Imana. Nshaka kubaza umuntu ukimara kuvuka bwa kabiri, kuko agakiza mu rugendo nakuvuka umunsi habaho icyo wabuze kumenya Imana, kuko usanga akenshi hari ibintu utaravangura, usanga ukiri bwa buzima buriho utaraba umukristo umwe wishyitse, cyangwa se utarabona ngo wagize amagambo. Tuvuge urugero, umunsi wavutse ubwa kabiri, hanyuma ariko ntabwo wari wumva yuko ya kamere iyo wari urimo yatakaye burundu. Mu yandi magambo, uyu munsi waramije Imana wasubiye muri bya bindi, waramije Imana wasubiye muri bya bindi, kubera yuko igituma turamya Imana ni umwuka w'Imana uza muri twe. Murabyibuka Yesu yabwiye, ntabwo ngiye kwigisha ariko ngiye gutangira kubyumve neza, yabwiye abigishwa be ngo bagende bategereze ku musozi ngo azabohereza umufasha w'umwuka we, kandi babizi ko Yesu yabanaga nabo. Mu yandi magambo, bari barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo, ariko ntabwo bari bafite umwuka wera cyangwa se umwuka w'Imana wari imbaraga zo gukora ibyo bakoze byose, kuko tugira umwuka wera muri twe n'umwuka wera kuri twe. Umwuka wera kuri twe niwo udushoboza muri ibyo bintu byose, aduha imbaraga n'izo kuramya. Ikibazo nashaka kubaza rero, nk'umuntu ukivuka uyu munsi utari wavangura ubuzima bwe n'ubuzima bwa gikristo, ese aba arimo kuramya Imana cyangwa ntabwo arimo kuyirana? Kuko uyu munsi ari kuramya, uyu munsi ari hano, yongera bivamo agaruka araza. Ese uwo muntu twamugira inama y'uko yazajya yigumira ku konti ye kugira ngo kuko atari kuramya Imana? Murakoze. Bayishije sawa. Gerageza usubize mu munota. Ndabanza barigisha ikintu cya mbere, ntabwo turamya Imana kuko twaje mu rusengero, sibyo? Ntabwo tuza kuramya Imana kuko turi mu rusengero, ahubwo nk'uko twabivuze, kuramya ko hari ubuzima hariya hanze, buriya buzima tuba tubaye. Imana ikeneye ko tuyihesha icyubahiro, ko ubuzima bwacu bugaragaza icyubahiro, sibyo? Kandi ikibazo cyabazaga ngo wa muntu mutoya ugenda ukora ibintu, dore ukuntu bino bintu biba bimeze rero. Iyo umuntu akijijwe by'ukuri abatangiye urugendo, hari ibintu biba bikimutsinda. Uva kuri uwo muntu ugikizwa ujye no ku bandi bamaze imyaka 80 bakijijwe, baracyari mu rugendo, hari ibikibagora, sibyo? Ikibazo si uko hari ibiza mu nzira bikugora, ahubwo icy'ingenzi ni uko uri mu nzira ijya mu ijuru, reka ari bwo buryo bivuga, sibyo? Ikibazo ni uko wahura n'ibyo bintu ukaba utari mu nzira, ariko iyo uri mu nzira ugahura n'ibyo bintu, umwuka wera n'igize umufasha, aragufasha. Uyu munsi ukumva birakugoye kubera ko utabimenyereye, bikanga, ntabwo usobanuye uko waretse kuba umuramyi. Oya, uri umuramyi, ariko hari ibintu ukigomba
ubwo wa muntu ugiye guhaguruka akavuga ati ngiye ndambara gutya kandi ndi kumva ngiye mpamanya n'umutima wanjye kubyo nambaye nta kibazo, azabwirwa n'iki ko iriza ari mu cyaha ari iry'amarangamutima cyangwa ari iry'umwuka? Ni gute ndoke ntabasha kudiserana ijwi ry'umwuka n'iry'amarangamutima nkamenya kubitandukanya? Mu masegonda 30 nasubiza ndayabaye ariko ntabwo muyarenze. ndavuga ku bantu babiri, umuntu w'umwana mu gakiza. navuga ikintu cya mbere, ijwi ryose uzumva rikubwira gukora icyiza rikubuza gukora ikintu, uzabikurikira, uzabyumvira. umuntu ukuze ni igikorwa cy'umwuka. umuntu ukuze ni umwuka nakuvugisha, uzamenya kuwutandukanya n'ubundi. ijambo ry'Imana rivuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, kandi ntizibasha ziramurikira, nta kizazivuna mu biganza. zumva ijwi ryanjye, iyo mvuze ziranyumva, nanjye nawe iyo bavuze ndabona. Kuri uwo mutoya wakoze muto mu mwuka, icyiza kuko ashobora gusanga icyiza wenda ijwi ry'amarangamutima rimubwiye ngo ukora ibi ngibi, wakabona ko ari byo byiza. icyo kintu kiragoye ko umuntu wese buriya ashobora kwimahora neza, ariko ikintu kiba cyumva ko ari kibi n'ikintu cyiza aba cyumva ko ari cyiza. ariko ashobora kukidefanda akacyambika isura nziza, ariko abizi ko ari ikintu ari kudefanda kitamukora. Frank, niba uravuga iki? uzabimenya gute bihise bigusunikira mu kibanza cyo kubasha gutindana n'umurimo? iyo utindanye n'umuntu ijwi rye rirarimositaringa, iyo avuze uramenya ko ari buvuze. rero mu gihe aho gutindana n'umwami Imana, gutindana n'abandi, gutindana mu ijambo ry'Imana, iyo tubitindamo iyo avuze turabyumva. rero niba utarajya ku kigero cyo gutindamo ngo navuga ubyumve, basi kuko yarabivuze ati umwuka wera araza aradutsinda akatwemeza mu gihe wavutse ubwa mbere. niyo waba udafite ubushobozi bwo guhitamo gukurikira ryayo, ariko urabyumva ko muri wowe nyine iki kintu ugiye gukora ntabwo ari iguma harimo umwuka mu mutima. Urakoze cyane, reka tubashimire cyane, tubasabe umugisha, Imana ibahe cyane. Reka n'ubundi bafasha muri protokole badukuriraho intebe, hanyuma kuko bamaze kutwigisha banatuyobora turamya Imana, turirimbira Imana muri aka kanya mu minota ubwabo bari butugenere. Uko bayikoresha nibo babizi, uko muyitugenera niyo ngiyo turayiyobora. Imana ibahe umugisha cyane. Yeah.
warebye ku ngeso y'umuntu, ntabwo warebye ku ibara ry'uruhu, ntabwo warebye ku bintu dukomokaho cyangwa se Mana dukomokamo, ntiwarebye Mana Imana kuba dukomokaho Mana, abo badukunze uko turi batwakira ibyacu byose Mana. Bitubwira neza ko wakunze bose ukabigaragaza gutanga umwana wawe wazanye icumi kugira ngo abari mu mwijima, abari barimbutse bahabwe ubugingo bw'iteka. Abo ngabo bimanye nawe Mana, abo ngabo bafite ibyiringiro by'iteka Mana, abo ngabo nta cyabatandukanye n'urukundo rwawe ko Pawulo yabwiye abaroma Mana, nta rupfu, nta byanone, nta bizaza byabatandukanye n'urukundo rwawe. Turagushima ko biciye mu gitabo cy'umwana wawe waduhinduye abagabo Mana. Uyu munsi ntabwo tukiri abana b'ingeri, tukiri mu bintu bitandukanye kuko turamya wowe Mana. Kandi Mana Imana kuko Pawulo yabwiye Nikodemo aravuga ngo ikindi yapfiriye bose kugira ngo abe ariho bakwiberaho, ngo babereho uwapfuye kandi akabitangira ubuzima bwacu bwari kugaragaza. Niko Pawulo nanone yavuze mu Galatiya 2:20 aravuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nubwo ndiho sinjyewe ni Kristo uriho muri jyewe. Ubuzima bwacu bukomeza kugaragaza Mana, imvugo zacu zikugaragaze Mana, imikorere yacu kugaragaze Mana, imyambarire yacu tukugaragaze Mana, ubuzima bwacu bwose bukugaragaze, tukubereho tukugaragaze Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Tugukomeye maze tugushimira ineza yawe.